munsi abanyarwanda dufite ibyishimo by'uko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yabonye karidinali. Nibwo bwa mbere mu myaka 120 iyo umunyarwanda azamutse mu ntera kubera ubushobozi n'umurimo mwiza akora cyangwa yakoze, yaba mu gihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga, twese turishima. Icyizere yagiriwe n'agaciro yahawe, ubwo natwe bibi byacu. Aba ari intore mu nshingano arimo, ariko akaba n'intore mu gihugu cyacu, ari nacyo cye. Mu mateka maremare hano mu Rwanda Kiliziya Gatolika ifite, Kiliziya yabaye umufatanyabikorwa mu mibereho y'Abanyarwanda, yaba mu burezi, mu buzima no mu iterambere muri rusange. Kiliziya Gatolika yafatanije n'inzego za leta, ifatanya n'Abanyarwanda, ifatanya ndetse n'andi madini muri ibyo bikorwa. Ubu bufatanye rero burakomeje, bukwiriye gukomeza.